isi yarangiza ukundi, we nitaye ku ikamba rye, yaramanutse aransanga, kure y'amaso y'abavuga, kure y'amatwi y'abanyumva, niho yanshakiye icyicaro, ati mwana wanjye tuza, ubu yangize igikomangoma, reka ndabivuga rwose ari ku ngoma, Yesu arakiza, hari imbaraga, nzamamaza izina rye, nzamamaza izina rye, nzamamaza izina rye, nzamamaza izina rya Yesu, nzamamaza izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mubyuke mukanguke, burakeye, dusenge, tuvuge imirimo y'Imana yatwishyuriye imyenda yose, yadukuye hahandi twari twicaye kure y'abatuvuga. Yesu ajya abikora. Nigeze mbwira umwami Yesu hashize imyaka myinshi, ujye undinda guhura n'abantu bose bankomerekeje muri ubu buzima, ujye undinda kubona amaso yabo bagize success kuko bishobora kumbabaza, ujye urinda umutima wanjye ibintu byose bishobora kunkomeretsa. Yatwishyuriye imyenda yose rero, za nyandiko zose ari n'Imana imuha umugisha, ati za nyandiko zose zaturegaga Imana yazidukuyeho, ati ya majwi yose yaturegaga, bya bindi byose birakubita bikamera nk'amazi akubise ku rutare bikamanuka. Twize ku ijambo, ku itegeko rya Yesu, itegeko rya 11, je pense abayakurikira muzi aho tugeze. Yesu aravuga ngo kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini kuko yubatse ku musenyi, ariko wubatse ku rutare ngo imibi iraza, imiyaga ikaza igakubitaho, ahubwo igakomeza gukomera kurushaho, sibyo? Ahubatse ku rutare ndabanamukije. Ubuzima bwacu dukomeje gushaka amafaranga dutunga, dukomeje kuba mu mishinga, ariko dutwikiriwe na umbrella ya Yesu Kristo, tutijyana, tutishora. Mwibuke ko uyu mwaka dutangira, umwami Yesu yatubwiye ngo ibya kera ntitubyibagirwe, ngo igiye kurema ibishya, bizadudubiza amazi mu bidaturwa. Ariko aratubwira n'ikindi kintu, aratubwira ngo gukura Dawidi mu ishyamba, sibyo? Ngo uwo mwana arakura, urumva? Ngo uwo mwana, ngiye mpaye ibyanditswe bitatu, ngo uwo mwana arakura, ngo nuko abona kwerekanwa mu Bisirayeli. Igihe cyo kwerekanwa kirageze, ibya kera byabaye byose tubyibagirwe, ngo dore umwami Imana agiye kurema ikintu gishya. Gatatu, arongera arambwira ngo tuyoboze Imana inzira. Ezra 8:1, ngo icya kabiri, ngo nuko bayoboza Imana inzira, ngo ku mugezi witwa Hava, ngo kugira ngo Imana ibone uko ibayobora inzira bo n'abana babo. Urumva rero ntabwo twabaho tutayoboza Imana inzira, twabaho tutayibwira ibyo tugiye gukora, kava yayitari kuri twebwe. Imana rero ikomeze ibahe umugisha ko mwumviye, mukaba mubasha kubyuka mugahereza Imana ibyanyu, ikabayoboza inzira, kandi mukayishimira no ku by'ijoro ryatambutse. Imana iyo ibonye kuyikonsidera, uyiha icyubahiro, nayo ikwitaho, sibyo? Nayo ikwitaho. Muti se arabititaho? Yabwiye wa mugabo w'umutunzi wavuze ngo se nguko mbona ngo ibyo nahinze byose byabaye byinshi, nkaba mbuze aho mbihunika, mbigenza ngo yigira inama yo kwagura amahema ye yajyaga abikamo ibigega, yajyaga abikamo ibyo yejeje. ngo nuko ijambo ry'Imana rimuzaho nijoro asinziye mu nzozi, ngo none se ko mbona ubigenje gutyo ngo kandi ejo uzapfa, ngo uzunguka iki? Hari abantu babayeho gutyo, yari umutunzi utagira no gutanga n'ikiro kimwe cy'amasaka mu byo yejeje, kuko nta consideration yahaga iby'Imana, ntigeze yubaha Imana. Yesu ni umugani Yesu yaciye aravuga ati none ejo napfa se undi ibyo byo yayiruhiye ninde uzabirya? Ariko hari ikindi cyanditswe kiri mu ma evanjiri kivuga ngo ngakwiriye ko mugirira utyo, ngo yubatse amasinagoge y'abantu bacu, ngo twubakiye amasinagoge kuko anakunda ubwoko bwacu. Barabigishwa ba Yesu Kristo bari kubwira umuntu wari ubwiye Yesu ngo amukorere igitangaza, ari umunyamahanga. Nuko abigishwa ba Yesu baramubwira ngo ni ukuri mufashe uyu nguyu, ngo arazwi, ni umuntu ukunda ubwoko bwacu, umuntu ukunda abayuda, kandi ikindi yubatse amasinagoge yacu. Ntiyari umukristo, ntiyari azwi, ariko imirimo yaramuvugiye, sibyo?
yaso abubaha imana rero bagakora ibyo gukiranuka ngo ni ukuri mu mahanga yose ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka umwami imana aramwemera. yaso duharanire rero kuba muri bamwe bakora ibyo gukiranuka, duharanire kuba muri bamwe baragize imana ibyacu, duharanire kuba muri bamwe bubaha imana mu mitima, mu bifatika no mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukanayubahisha aho tugeze, hamwe no gusenga umunsi ku wundi ubudasiba. umwami Yesu azagenda atuyobora atwigisha ibikwiriye. Ndabaramukije, mwaramutse neza. Narwaye inkorora pe, kuvuga sinzi ko biza gukunda. Reka dushime Uwiteka nyine ngo abakwiriye icyubahiro. Yesu aravuze ngo nimuzajya musenga mujye muvuga ngo data wa twese mana mu ijuru, ngo icyubahiro cyawe kibeho. bivuga ngo ibyo dukora byose tujye tubanza duhereze Imana icyubahiro. Imana ikwiriye icyubahiro aho iri mu bwami bwayo bw'ijuru, ikwiriye icyubahiro ku buzima bwacu, ikwiriye icyubahiro ku byo yakoze, ikwiriye icyubahiro ku byo iri gukora, ikwiriye icyubahiro ku byo izakora, ikwiriye icyubahiro muri generasiyo yacu, kuko hazaza n'indi generasiyo iyiramye. Ntitukajye dufata umwanya uvuga ngo generasiyo yacu izavemo nta mateka twanditse avuga ku by'Imana, avuga ku mirimo y'Imana, avuga ibyo Uwiteka Nyiringabo yadukozemo yanadukoresheje. Mwami Yesu turagushimiye ku bw'iki gitondo cyiza cy'umugisha uturemeye, ndagushimiye kuri mesaje umpaye, gushimiye n'abandi bose mwami ku mayerekwa agiye ubahwa, ngushimiye ko waduhaye gusinzira, ngushimiye ko waturindiye ahatandukanye. Yesu yigeze abwira umwami Imana ngo aho wampaye ubarindire ubandindire. Nanjye mwami aho wampaye ngo mbe mbasha kugira icyo mbabwira muri kino gitondo, ndagushimiye ko wabandindiye nta gikuba cyacitse. Ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro. Gushimiye ko twasinziriye, gushimiye ko mu mibyimba yawe twahakiriye indwara, gushimiye ko imigisha yawe yadutembagayeho nk'imigezi y'amazi y'ubugingo, gushimiye umwami mwiza ko hari ibyiza wakoze byinshi twaraye tubonye, ubu mu kanya turi bubone, n'uyu munsi turi bubone, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro kuri ibyo byose. Kongeye mwami Yesu kukuragiza n'uyu munsi. Uyu munsi uyobora intambwe z'ibirenge byacu, uyu munsi uturinde, uyu munsi uduhe kuza ijambo ry'Imana mu mitima yacu, uyu munsi uduhe kwirinda, tubashe kubaransinga iby'ubuzima n'iby'ubwami kugira ngo bibashe kuzuzanya muri twebwe. Uyu munsi mwami umwuka wawe wera atubere igicu, atube mu mitima, atubere igicu, aduhe gukora ibyo we ashima. Ubwiza bwawe na feva yawe tubeho, igikundiro cyawe kitubeho, aho dukanagiye hose habe ahacu. Mwami ubwami bwawe buganza aho tugeze, utubonye n'utwitegereje avuga ati ni ukuri ni aba Kristo. Mwami uhaze kwifuza kwacu, imigisha yawe itubeho, uduhe kubaho nk'uko bikwiriye, nk'uko ubishaka, ariko mwami ngo uzaduha n'ibirenze ibyo dusaba. Mu izina rya Yesu Kristo ugendere buri mutima w'umuntu unyumva, mwami umugirire neza, umukize, umubohore, mwami wigaragaze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami kandi undindire abantu bose bari kunyumva, undindire buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turakwingize ngo twongerere abakizwa. Mwami ijambo ntiribe nk'umuyaga rijya mu kirere ngo ribure abaryumva, kuko wowe warivugiye ngo ijambo ryawe ntabwo rizamanukira ubusa ngo ridasohoje icyo waritumye ashaka. Kandi ibyo tuvuga hano mwami ntidutanga publicité y'ibyo ducuruza, ntabwo tuvuga amazina yacu, ntituvuga ibyo twakoze, ahubwo byose turavuga gukora kwawe, turavuga imirimo yawe, turavuga ijambo ryawe, turavuga ibyo wakoze n'ubwiza bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo ndagushimiye muri byose, amen. Tugeze ku itegeko rya 10 amategeko ya Yesu Kristo murabona ko akomeje kuba menshi, kandi ntawari uzi ko ari menshi gutya. Yesu ntiyigeze ashaka kubyita bitandukanye n'ibya Mose, ariko amategeko ya Mose yari mu rupfu, ariko ay'umwami Imana ni ubugingo buhoraho kandi aroroheje, ni umutwaro udakomeye. Tuba mu isi y'ubuntu aho twigaragura tugakora ibyo dushaka, ariko ubwo buntu bw'Imana bwarangije deja kudutwikira, kuko dufite umwuka uhora utumvira witwa ngo Aba Data. Uvuga ngo Aba Data bivuga ngo umuntu kure kose yagera afite umwuka uhora umunihira. Ndabashimiye kandi ndabakunda. Hanyuma tugiye kureba itegeko ridagoye kandi ho rigoye, ridusaba ubuzima bwacu kuba turi maso, sibyo? Mu migani iyo bavuga umudamu mwiza, umudamu mwiza umeze nka marijuwana, hariya ariko babyita 31 kugeza kutangira kuri
ishimwe ry'umugore ufite umutima. muzagisome kino gice kivuga iby'umugore mwiza, ariko reka nkibasomere kuko turimo turi abadamu benshi n'abakobwa. ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? ngo arusha cyane rwose Marijana igiciro. Ni Marijana nari bivuze nabi. ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringiye, ngo kandi ntazabura kugukongoka. ahora amugira neza, ntabwo amugirira nabi. igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe. ngo abagore beza ntabwo baba abanebwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. 15 niho oya abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye, abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. aha niho nari nshaka kuvuga. Imigani 31 umurongo wa 18 kuri b yaho. ngo kandi nijoro itabaza rye ntabwo rizima. akora iyi mirimo yose, yita ku rugo rwe, yita ku mugabo we, yita ku bashyitsi, abona umurima akawugura, areba imirimo yose ko abaja n'abagaragu bayikoze. urumva hari n'abo bavuga ko agura ngo niba ari imihengeri, sinzi ko babyita, bashaka kuvuga ko igice cyose kivuga ibyiza by'umugore mwiza, ariko ahantu heza cyane mvuga ni ahantu ngo kandi nijoro itabaza rye ntirizima. bari kuvuga iby'umugore mwiza mu mahuguro ya Pawulo, hari aho bavuze ngo ntabwo arimbisha amatwi ye gusa n'ubwiza bwe bw'inyuma, ahubwo agira umutima. ni umugore w'umutima. ntabwo ushaka kuba umugore w'umutima kubera ko warimbishije, wisize makiyaje, ufite po isa neza, wambaye imyenda. umugore mwiza ni umugore ufite imbaraga z'umutima. imbaraga z'umutima rero ntabwo zishobora gupfa kuza nabwo zitavuye mu mbaraga za Kristo. kandi nijoro itabaza rye ntirizima. hano Yesu aducira umugani muri Matayo 25. ariko Yesu ijwi ryagiye ryananiye kabisa. ngo umugani w'abakobwa 10. icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagiranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo, bajya gusanganira umukwe. ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. nimusohoke mumusanganire. maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. ariko abanyabwenge barahaguruka bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi, rya jambo nkunda, muyigurire. bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. nuko mube maso ko mutazi umunsi n'igihe. aba bakobwa 10 bose bari barakijijwe, barakiriye Kristo umwami n'umukiza. bamwe bafata umwanya wo kuzuza amatabaza. itabaza ntushobora kuryatsa hatarimo amavuta. niyo mpamvu hari ijambo ry'Imana ryatubwiye mu migani 31:18 b yaho ngo itabaza ry'uwo mugore ntirijya rizima nijoro. bavuze ngo nijoro itabaza rye ntirijya rizima. niba itabaza rye ritajya rizima, rihorana amavuta. noneho hano baravuga ngo mu gicuku, wumva impanda iravuze ngo umukwe araje. umukwe Yesu aravuga ngo ntawuzi umunsi n'ijoro, ngo nk'uko tutazi igihe umujura azira. umujura ntabwo ajya aza ku manywa y'ihangu, kereka iby'ubu ngubu inzara yateye abantu biba nk'ibyihebe, ariko abajura ubundi baturitse amazu nijoro.
ngo mu gicuku uruvuga ngo habanje ijoro hakurikizaho igicuku. Ijoro naryo niryo abakobwa b'abanyabwenge amatabaza yabo bayakije bayashyizemo amavuta. Igicuku kije abandi bo barasinziriye, babaye nka wa mugore waryamye agasinzira akaryamira umwana we. Ibintu byose bibi biba mu ijoro, mu ijoro. Ariko iyo igicuku kigeze nk'ubu ibitotsi biba bishize, nibwo utangira kwitegereza ibitagenze neza. Tuvuye nk'umuntu warayasinze, nibwo atangira akabona ipantaro iri hariya, inkweto ziri hariya. Ijoro ryatambutse, inzoga zimushizemo, yaryamiye umwana we, ariko mu gitondo asanze umwana yagize gute? Mu gicuku umwana yapfuye. Mu gicuku umwami Yesu ngo bumva impanda ngo iraje. Ngo ugiye kubona ngabona abakobwa bari barakoresheje ijoro ryabo neza. Urumva? Abakobwa bari barakoresheje ijoro ryabo neza, amatabaza yabo yuzuye amavuta, ngo bumva ngo umukwe araje. Ariko abandi batanu bati muduhe kuri ayo mavuta. Yesu aravuga ngo bazagera igihe bajye bavuga ngo tujye aha n'aha basanga arahavuye, tujye aha n'aha basanga arahavuye. Arongera aravuga ngo kandi twabavugirije imyirongi ngo mu maguriro, ngo twice ngo twavugije imyirongi ntibumva. Hasi muri icyo cyanditswe aravuga ngo ubwenge, ngo abanyabwenge, avuga gutera, aravuga ngo ubwenge bw'umuntu buzagaragazwa n'imirimo akora. Nzagishaka nyibasomere, sibyo? Ngo ariko ubwenge buzagaragazwa n'ibyo umuntu agira gute? Akora. Ariko Yesu aravuga ngo bavugije impanda, bavugije imyirongi, ngo bicaye mu isoko ngo bavuza mbese ni nk'aho bavuze ngo abavugabutumwa baravuga, Yesu ntako atagize, avuga ati muhindukirire mugarukire umwami Imana, mufate umwanya wo guha Imana umwanya, mwuzuze amatabaza yanyu, mwuzuzemo amavuta, kuko mutazi igihe umukwe azazira. Mwibuke ko turi kuri teme ivuga ngo turi kureba ibyo Kristo yagiye aturaga gukora. Turi kugenda tureba ibyo yagiye atubwira byinshi bitandukanye. Wabashije kubaho ko Kristo yagiye akubwira, ukabaho ko Pawulo yagiye avuga, ni ukuri uba uri umukristo wuzuye. Sibyo? Nuko ngo mu gicuku umukwe aje, abatari bafite amavuta, uzi ukuntu babandi bababwiye ngo mujye mu bahanjuzi. Hari abantu bagiye mu bahanjuzi Yesu ataranaza. Ugasanga umuntu Imana imuhaye buriya izi mpano z'umwuka wera, gusoma ijambo, kuba impano za Yesu Kristo, ofisi eshanu za Yesu Kristo, ubuvugabutumwa, ubuhanuzi, abigisha. Ziriya ofisi ziri muri Efeso 4:11, ziriya zose Yesu aziguha ukiri muto, ariko ukagenda zikuza muri wowe according uko ugenda ubyitwara, mu kugenda nawe ugira ishyaka, inyota zo kubibamo. Impano z'umwuka wera zimwe yatanze ngo aha bamwe umwuka w'ubwenge, guhanura, ibi nk'ibyo nazo zirakuzwa. Arongera aravuga ngo ni ibyo ngibyo je pense, n'impano n'amatalento y'umwami Imana yatanze arizo financial gift. Si ubwoko butatu, byose birakuzwa. Niyo mpamvu umwana avuka nta kintu azi, ariko ntibivuga ko umuntu wese aravuka aba afite impano za data zizamubeshaho, arizo talento. Abashobora kuba afite impano za Yesu arizo ziri eshanu, aba afite impano z'umwuka wera, kuko buriya nta muntu kuri isi utagira impano y'umwuka wera. Ushobora kuba itari develope cyangwa atayikoresha cyane, ariko buri wese aba ayifite. Iza Yesu nizo usanga zifite bamwe na bamwe, abapasiteri, abavugabutumwa, abigisha, abahanuzi, ni ofisi eshanu. So byose biratozwa, ukagenda utozwa. Imana iguhaye guhanura, utangira uhanura abona duke, ukabigenda ubidevelopa, uko ugenda usenga amavuta yiyongera, ukazageraho. Niyo mpamvu mwumvishe ngo nuko Samweli arakura, ngo arundukiramo, ngo baravuga ngo yasariye mu buhanuzi. Byagiye byiyongera according y'igi, kandi Samweli yapfuye ari umusaza. Samweli yatangiye kumva ijwi ry'Imana afite imyaka niba ari 9 niba ari 7 gutyo, ariko aza gupfa ari umusaza agenda ahanura. Uko yagiye abana n'Imana, ko Samweli yubahaga Imana cyane, ari inshuti y'Imana, yagiye yumvira Imana. Imana yagiye imwongerera kapasite yo kumva ijwi ryayo kugira ngo bakorespondane, kugira Samweli abashe gukora ibyo Imana imushakaho. So rero abantu buri wese muri iyi aba yavukanya ikintu umwami Imana yamuhaye.
umwuka wera yamuhaye, umwami Yesu yamushyizeho. Ariko iyo umuntu atagize pasiyanse ngo yige yihangane, ajya mu bahanjuzi. Niyo mpamvu bano banyamavuta babwiye bari badafite amavuta ati ngaho mujye mu bahanjuzi. None si ibintu amavuta batagiye babika mu twabya twayo, mu matabaza yayo mu gihe runaka cyatambutse, muri iryo joro umukwe aje bari kuyagura gute? Bagiye mu bahanjuzi. N'abantu hari n'abantu bagiye mu bahanjuzi igihe cyo kuva cy'umwami Yesu kitaragera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta hantu kure cyane umuntu agera Imana itagera. Nta n'ahantu kure cyane Imana itakura umuntu. Aho waba warageze mu bahanjuzi bose, wavayo ukaza ukagaruka kuri Kristo. Ahari wagiye kubaza mu bapfumu, ahari wagiye mu baganga, ahari wagiye gushaka amavuta kugira ngo nakoze amavuta tuyita igikotoro, kugira ngo ubashe gukora ibitangaza, ubashe kuvuga umuvugabutumwa, kugira ubashe kubona amafaranga. Hari abantu bafata ngo utuntu ngo bagatereka mu mabutike yabo kugira babone abakiriya. Aba bahanjuzi bose wagiyemo, uracyafite umwanya wo kugaruka kuri Kristo ataraza. Tutazakubwira ngo jya kugura amavuta mu bahanjuzi umukwe yaje, ngo nuko barirukanka bajya bivuga ngo abahanjuzi batanga amavuta kuri iyi si barahari, kuko abo bakobwa ngo bamaze batanu bazima bagumanye na Kristo, abandi bajya kugura amavuta mu bahanjuzi, baragaruka biba ngo abahanjuzi aho bagurira amavuta mu bahanjuzi harahari. Baragaruka bahageze basanga Yesu Kristo urugi yarufunze, ngo arababwira ngo ntago mbazi. Azababwira ngo ntago mbazi. Hanyuma uzi ikintu cyababwiye ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nabibukije ngo umukwe ntabwo azaza habona, azaza mu gicuku cy'umunsi tutazi. Ariko ku bana b'Imana babaye maso tuzamenya ibihe, kuko Yesu yaravuze ngo ariko mwebweho ntimubihishwe. Ngo none se niba mubasha kumenya ibihe, ngo igihe imvura izagwa izuba rizava, kuki mutamenya ibihe tugezemo? Iyo basobanuye cya gishushanyo cya Nebukadinezari yeretswe, babona ko tugeze hepfo mu birenge mu ibumba, ni ibihe. Kandi niba urebye ukuntu isi imeze, ni ibihe. Ni byiza rero ko twuzuza amatabaza yacu amavuta. Itabaza ryacu nijoro ntirikazime, sibyo? Yesu aravuga ngo umunyamaboko iyo abaye maso, intwaro ze zigahora ziri maso, ngo nta muntu ubasha kumwinjirira. Arongera aravuga ahantu yavuze ngo iyo umujura aje kukwiba, ngo arabanza akakuboha amaboko, ngo akabona kugusahura ibyawe. Iyo rero haje umwuka wo gutangira gusinzira, gusenga nk'ubu ngubu ndi kubibona ko abantu basinziriye muri ino minsi, nibature ndabona mutakifite oseriye, ariko ndagira ngo mubabwire ngo mwongere mufungure maso musubire kuri nibature. None se ko nta kindi nabasabye kujya mubyuka gusa, nta kindi cy'umwuka wera yantumye. N'ibindi azantuma nzabibabwira, gusa yari ikindi kintu yantumye ariko sindashobora kugikora. Yantumye gutangira fellowship ku wa gatandatu, ndacyashaka aho nayikorera n'uburyo nayikora n'ubushobozi. Ariko umwami Yesu nzi neza ko umurimo n'uwe, ni proje yizeho neza, azanshoboza, sibyo? N'abazumva muri mwe batangira kumfasha, icyo kintu umwuka yari yarakingiye ngikore, ariko ubushobozi sindabubona. Abo zumva umwuka yarabakoze bazambwire, maze kubwirwa n'abantu babiri kandi babimbwiye ntabibasabye, ati tuzagufasha kwishyura aho gukorera fellowship ku wa gatandatu, n'irindi segisho tuzashyiraho ku wa gatatu. Nzareba muri agenda uko Imana yambwiye nzaryita, ariko ni awakening, ni ukugira ngo mu minsi hagati tujye tugira awakening. So dukeneye ahantu ho gukorera, dukeneye n'ibizadufasha, uko umwuka wera azagenda adushoboza. Ntawe nshyizemo akagozi bana b'Imana, uzumva ashoboye kubikora azabikora, kuko umurimo ni uwa Kristo. Hari uwambwiye ati ngewe iyo bigeze ku murimo w'Imana mbaseri nzagufasha. Nta nubwo nabimusabye, Imana imumpera umugisha kuko icyo gitekerezo yakigize. Hari n'undi wambwiye ati se yanjye uri tayari ibintu ubushobozi bubonetse ku buryo twagufasha ugatangira? Ndavuga ngewe ndi tayari, kuko ni umurimo w'Imana, izabyikorera. Nagira mbibutse ijambo ry'Imana rimeze nk'amazi, ntirijya ryiburira inzira. Ibyo tuzakora aho hantu nta kindi, ni ijambo ry'Imana tuzavuga. Abantu b'abapagani bahita batekereza amaturo, ariko umuntu ukorera Imana abonye agize icyo abona kiva ku Mana kuko yayikoreye, ndumva nta kibi. Natwe duhembwa n'ab'isi, kuko isi Imana itahemba abayikorera. Ndabakunda rero, muze kugira umunsi mwiza. Ariko iri jambo dusomye riri muri Matayo 25, murisome muryuzeho. Haravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe.
umukwe azagira gute azazira, utazatwarwa n'urupfu rwa kabiri azatwarwa n'urupfu rwa mbere rw'umubiri. Ndabakunda, Uwiteka akomeze aduhane umugisha. Musengere mbashe kugira imbaraga zo gukomeza umurimo. Murakoze, Imana ibiteho.